Yesu rumwe mu batekerezaga yuko uriya Yesu ugaragara ku mafoto n'amashusho y'abantu ari we wuyu. Ubutaha nuzongera kubona ino shusho ya Yesu cyangwa se ino foto, uzamenye yuko uyu mugabo yitwa Brian Deacon, akaba afite imyaka 73 dore ko yavutse muri 49. Hanyuma kandi akaba atizera nawe ibyo yakinnye, ndetse ikirenze ibyo ngibyo akaba yarigeze gusabwa gukina pornography cyangwa se amashusho y'urukozasoni, ariko kandi akabyanga. Ku mugabo wakinnye muri filime ya Yesu, umugabo benshi bisanisha nawe iyo havuzwe Yesu, dore ko kugeza uyu munsi usanga amashusho y'uno mugabo amanitse mu mazu y'abantu benshi, ugasanga amanitse muri za kiliziya ahantu hatandukanye, aho bose bamufata nk'aho ari we Yesu waje ku isi. Nyamara uno mugabo akaba ari umuntu nk'abandi. Turaza kandi no kurebera hamwe impinduka zabaye nyuma y'uko ino filime igiye hanze, ndetse turaze kukubwira uburyo uno mugabo yasabwe gukina porno, ndetse uze no kwiyumvira uburyo umugabo wakinnye filime ya Yesu kugeza ubu ngubu atangaza cyangwa se akavuga yuko atizera Imana. Warakoze cyane niba warakoze subscribe. Uno mugabo ugaragaye muri filime ya Yesu, wakwibaza ngo yayikinnye ate? Ese yayikinnye mu buhe buryo? Ino filime uno mugabo yikinamo byanze bikunze ni ukuza mu mutwe iyo wumvise izina Yesu. Ese uyu mugabo yitwa nde? Yavukiye hehe? Imyizerere ye cyangwa se ibindi bintu bidasanzwe umuntu yakwifuza kumenyaho ni ibihe? Brian Deacon yagaragaye muri filime ya Yesu yasohotse mu mwaka w'1979. Ikaba ari filime yayobowe n'uwitwa Peter Skies ndetse na John Krish. Muri ino filime ubuzima bwa Yesu Kristo bwerekanwa neza akantu ku kandi, nk'uko nyine twamaze kubikubwira. Ubutumwa bwa Luka cyangwa se ivanjiri ya Luka niryo shingiro ry'ibanze ry'ino nkuru. Ino filime yafatiwe mu bice bitandukanye byo muri Isiraheli, aho yatewe inkunga n'ikigo cyitwa Campus Crusade, hanyuma isohoka ku ngengo y'imari ingana na miliyoni 3 z'amadolari. Ino foto ya Yesu iriho uno mugabo witwa Brian Deacon, niyo foto izwi cyane ku isi, bikaba binavugwa yuko ariyo foto yarebwe cyane kurenza izindi. Ino filime ni imwe mu zarebwe cyane, ikaba kandi na filime ya mbere yahinduwe mu ndimi nyinshi kurenza izindi zose zabayeho. Wakwibaza ngo ese Brian Deacon kugira ngo atoranywe aze gukina muri ino filime byagenze bite? Brian Deacon ndetse n'abagenzi be bifuzaga gukina ino role bari benshi cyane mu buryo bugaragara, gusa 45 nibo babashije kugera kuri finali. Hanyuma aba bose Brian Deacon aza kubatsinda. Nyuma yo kubatsinda akaba aribwo yaje guhita ahabwa ino role. Abandi banya-Israeli bagera ku 5,000 nabo baje kongerwa muri ino filime, nabo bakaba baragize uruhare mu gufata amashusho ndetse no gutangira kuyikina. Gufata aya mashusho bikaba byaratangiye mu mpera z'Ugushyingo umwaka w'1978, aho byahereye muri Tiberiya, hanyuma bakomereza mu mijyi y'igihugu cya Isiraheli irimo nka Tel Aviv ndetse na Yerusalemu. Mu gihe cyo gukora ino filime kandi abayitunganyije baje gusangaho amakosa atandukanye, harimo nko kuba ari bari bashyize ibiti byamenyekanye nyuma y'imyaka Yesu yaviriye ku isi. Ibyo rero bikaba byarongeye gutuma bafata amashusho ya bimwe mu bice bari barafashe mbere kugira ngo ibyo biti bibashe kuvamo. Brian Deacon ugaragara muri ino filime ya Yesu yavutse mu kwezi kwa kabiri ku itariki 13 mu mwaka w'1949. Ni umukinnyi ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubwongereza, aho muri ino filime ya Yesu ari naho yamamariye cyane. Abahanga bavuga ko uburyo yakinnye muri ino filime yarushije abandi bose bagiye bakora ku nkuru ya Yesu. Ni ibiki bidasanzwe ushobora kwifuza kumenya kuri uyu mugabo? Icya mbere turi buze kuza guheraho ni uko kuba yarakinnye iriya filime afite imyaka 30, ubu ngubu muhuye ntabwo ushobora kumenya na gato kuko yarakuze mu buryo bugaragara. Icya kabiri, kiriya gihe ubwo yakinaga iriya filime yari afite imisatsi miremire, bikaba byari byarakozwe kugira ngo bibashe guhuzwa n'uko bifuzaga yuko Yesu azaba agaragara. Ariko nyamara mu buzima busanzwe Brian Deacon nta musatsi agira, umusatsi w'aba yawukase ni mukeya cyane. Mu buzima bwe bwite Brian yatangiye amashuri abanza mu Bwongereza mu gace kitwa Oxford, aho ngaho akaba ari naho yaje gukomereza yisumbuye. Icyo gihe cyose yakundaga gutoza abantu aho gukina ibyo bakinaga. Nyuma yaje kujya kwihugura mu nzu y'urubyiruko ya Oxford ibijyanye n'ikinamico, aho kugeza ubu azwiho ubuhanga ntagereranywa bwo kubasha kumva neza icyo abashaka kumukinisha bifuza, kandi akanagira ubuhanga bwo kubasha gutoza abakinnyi. Mu buzima busanzwe ushobora kwibaza ngo ese ko muri filime ya Yesu yakinnye ari ingaragu? Mu buzima busanzwe Brian Deacon yaba yarashatse cyangwa se yarabyaye. Nubwo akina filime ya Yesu ari ingaragu, ariko mu buzima busanzwe yarashatse, aho bwa mbere yashakanye n'umugore witwa Laura Lenska, bashakana mu mwaka w'1977. Uno mugore baje kubyarana umwana w'umukobwa, hanyuma baza gutandukana nyuma y'imyaka 10 mu mwaka w'1987. Mu mwaka w'1998 Brian Deacon yaje gushakana n'uwitwa Natalie Bloch. None se Brian Deacon hari izindi filime nyuma ya Yesu yaba yaragiye agaragaramo? Brian nubwo yakiniye muri no filime ya Yesu ndetse akanakundwa mu buryo bugaragara kandi bukomeye cyane, nyamara yanagiye agaragara mu zindi filime zirimo nk'itwa The Feathered Serpent. Iyi ngiyi yasohotse hagati y'umwaka w'1976
ndetse n'umwaka w'1978 uyu mugabo kandi yagaragaye muri filime yitwa Lily nayo yasohotse mu mwaka w'1978. Brian Deacon yanagaragaye mu yindi filime yitwa AZ Two Notes, iyi nayo yagaragaye mu mwaka w'1985. Niba wifuza kumenya byinshi bijyanye nawe, mu mwaka w'2016 ubwo ino filime yari imaze imyaka 37 isohotse, uno mugabo yakoze ikiganiro na Hope Media's Open Program, maze bamubaza ibibazo urebye buri muntu wese yifuza kumenyaho, kandi byose akaba yarabisubije, maze ibintu byinshi cyane abantu bifuzaga kumenya kuri uno mugabo byose abitangira ibisubizo. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati, urakaza neza muri kino kiganiro, ibihumbi by'abakinnyi basabye gukina muri filime ya Yesu 260 baragerageje birangira ari wowe ubonye akazi, ndakeka ko ibisigaye ari amateka. Manager wawe kandi ngo yari afite ubwoba bwo kukubwira yuko ugerageza muri iriya filime, ese wiyumvaga gute? Nibyo, manager wanjye yarampamagaye arambwira ati, urashaka gukora ikizamini ejo kuri filime ivuga kuri Yesu? Naramubajije nti yego, kubera iki ntabikora? Nzakina rwose, nzakina ndi Yesu. Naravuze nti okay, ndumva nabikora. Iki gihe naragenda gerageza, hanyuma bidatinze bampa gukina ndi Yesu. Inyuma manager wanjye yarambwiye ati, ntabwo nari nzi ko wabikora. Naratekereje nti kuki se wanyoherejeyo? Umunyamakuru yarakomeje aramubwira ati, ese wavuga yuko byabangamiye cyangwa ko byakijije cyane umwuga wawe hamwe na za filime wakoze nyuma mu myaka yakurikiye? Brian Deacon ati, ndibuka kuko nazaga muri Amerika igihe iriya filime yasohokaga, umusore umwe yarambwiye ati, bizaba bigoye cyane kumvisha abantu yuko wakina izindi filime wenda uri umugome cyangwa se wenda wakundanye urimo gusomana, nta muntu uzapfa kubyumva, twese twamaze kwishyiramo kuri Yesu. Umunyamakuru ati, ntabwo byoroshye, reka tuvuge noneho uburyo wateguye iriya role yawe. Numvise ko ngo wasomye ivanjiri ya Luka inshuro zirenga 20. Yego nibyo, ahubwo ziranarenga. Nasomaga ivanjiri buri munsi rwose, buri nimugoroba nyuma yo gufata amashusho. Nyuma y'izo noneho hari impapuro zirenga 1000 zari zarashyizwe hamwe n'izindi, aho intiti z'amadini zavugaga yuko ngomba kuzajya nzisoma. Ni impapuro zatangaga amakuru menshi cyane y'ibanze nagombaga nazo kuba rero nazisoma. Ntawe ibisobanuro bihagije ku byerekeranye na Luka, icyo nagombaga gukora byari ukumusoma n'ubwenge hamwe n'amarangamutima menshi. Umunyamakuru ati, none se nyuma yo gukinira filime hari abantu wenda mwagiye muhura ukabona baratangaye cyane bakavuga bati, dore Yesu? Yego rwose byarabaye igihe cyose, ahubwo abakristo benshi muri Amerika no mu Bwongereza. Noneho nyuma y'iriya filime ntabwo nahise nogosha umusatsi, ni ibintu bitari byoroshye na gatoya ku buzima bwanjye. Maze no kogosha ariko sinzi uko byagendaga, najyaga kubona nkabona umuntu araje ati, mbabarira ngwino ungirize umwana rwose meze nabi. Narababwiraga nti oya, iriya ni filime nakinaga. Umunyamakuru ati, ariya mezi yose 7 yo gufata amashusho muri Israel ntabwo yaragoye? Yego, byari ibintu byinshi. Nabyukaga saa 10 za mu gitondo, bagatangira kunsiga makeup saa 10:15, izuru ryanjye naryo ryagombaga guhindurwa bakaryambika ririya mwabonye. Ni ibintu rero byatindaga cyane. Ikindi noneho twagendaga urugendo rutari munsi y'isaha tugiye muri shuti, twataga mu gicuku cyane, twakoraga iminsi 6 mu cyumweru, ntabwo rwose byari byoroshye namba. Umunyamakuru ati, ndatekereza yuko hari ingorane zimwe na zimwe mu gutunganya iriya filime mwaba mwarahuye nazo. Mwanahuye n'abakameramani batandukanye. Nibyo koko, abakameramani n'abantu bayobora filime urabizi bahinduranywa buri munsi. Hari igihe rero bitari bishimishije na gato kuri seti, bakadusubirishamo ibintu, bakanakubwira ibintu wari warakoze kongera kubisubiramo. Hari igihe abigishwa banjye 12 bagiye mu myigaragambyo, baravuga bati ibingibi turabihazi, turabirambiwe. Hari n'ikindi gihe habaye inkongi y'umuriro. Umunsi umwe twari turi muri hoteli y'i Tel Aviv, nari naraye muri etaje ya 15. Numvise ikintu gituritse, hanyuma ndebye hasi nsanga ni umuriro wari munsi yacu. Byari ibintu biteye ubwoba rwose, kuko byadusabye ubufatanye bukomeye kugira ngo tubashe kuva muri iriya nyubako. Bukeye nahuye n'uyu musore witwa Tom, twicaye munsi y'igiti, arangije arambwira ati, numvise umuriro mu ijoro ryakeye muri hoteli. Naravuze nti yego, byari biteye ubwoba mu by'ukuri. Yahise ambwira ati, urimo urakora umurimo w'Imana hano, kandi birumvikana yuko ibyo bidashimisha Satani. Icyo gihe nibwo navuze nti, wasanga koko bino bintu ndimo ndakora ari umusanzu mwiza cyane bizatanga. Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati, ndashaka kuvuga ni ukukubaza ku bintu byakugoye ubwo wakinaga iriya filime. Ni ibiki byakugoye cyane ugereranyije n'ibyo watekerezaga ko bizakugora? Brian Deacon ati, biratangaje cyane, ibintu byangoye cyane ni ibintu utatekereza yuko byagora umuntu. Ibintu byangoye harimo kuzura Lazaro, gukiza impumyi,
ibintu nk'ibyo ngibyo byari byoroshye rwose, ibintu natekereza yuko byoroheje nibyo byangoye. Ati byangoraga kuko nagombaga kubishyiramo amarangamutima kugira ngo umuntu uzabibona azabashe kubyizera. Ati ariko nanone ibintu watekereza yuko byari bikomeye, wenda nko kwikorera umusaraba cyangwa se nanone kubambwa, ibiriya nta kintu byari bitwaye, ziriya zari role zoroshye cyane. Umunyamakuru ati none se Brian, wigeze kuvuga yuko uri umugaturika ariko kandi ko utabirimo cyane, uretse aho ngaho ubundi ni gute wasobanura uko ubona ibintu bijyanye n'imyizerere? Nanjye kugeza uyu munsi ndacyishakisha ku myizerere yanjye kuko sindamenya. Ntekereza yuko hari urugendo nkirimo, narerewe mu bagatulika urabizi, nyuma nza kujya mu barokore, ariko buri gihe iyo numvaga abantu bitwa ko ari abakristo batungana bapfa kwizera, ni ibintu byakunze kunca intege cyane, byanteye kubireka. ubu ngubu ndi umuntu uri aho ngaho, iby'amadini narabiretse, ndacyafite gahunda yanjye yo kwizera yo mu mwuka no mu mutima, nizera ibyanjye, rero nta muntu nabwira kwizera ibyo nizera. Umunyamakuru ati gusa ntabwo byaba bigoranye kumva umuntu wakiniye filime ya Yesu avuga ko nta dini agira. Nta kintu gikomeye kirimo rwose, nta n'ikigoye kibirimo. Ndibuka ko nahuye na Paris mu Buhinde arimo kuvuga ko ibintu bijyanye n'idini rye byoroshye cyane. Arambwira ati mu idini ryacu tuvuga amagambo meza, dutekereza ibitekerezo byiza kandi dukora ibikorwa byiza. Naravuze nti iryo ni ryo dini rya mbere ryiza. Niba umuntu avuga amagambo meza, agatekereza ibyiza, akanakora ibikorwa byiza, aho ngaho rero niho ntekereza ko abantu twakabaye dushyira cyane imbaraga. Ariko nta nubwo byambuza gukora n'ibindi byiza mbona mu yandi madini. Ibintu mu yandi madini mbona yuko bifite ishingiro kuri njyewe nabyo ndabyizera. Ntabwo ariko nagenda ngo ninjire mu idini nkurikize imigenzo yaryo 100%. Aho ngaho naba mbeshye cyane. Umunyamakuru ati ariko si ntabwo bitangaje ko umuntu wakiniye filime ya Yesu wanagize uruhare mu guhindura abantu barenga 300,000 mu Bukristo ugatizera Yesu? Yego, nanjye niko nabivuga, ntekereza ko bitangaje cyane. Umunyamakuru ati hashize imyaka irenga 30 iriya filime isohotse, ese bibaye ngombwa wakongera kuyikina? Icyo nakubwira aha ngaha, urabona ndashaje, ndi umuntu mukuru cyane mu bigaragara, ariko ndamutse ino myaka ishize ngana nk'uko nanganaga kuriya, nsa nk'uko nasaga kiriya gihe, ndatekereza yuko nakongera kuyikina. Nzi neza yuko biriya bintu byose nabikoraho neza. Nagerageza kuvuga inkuru no guha abandi bantu amahirwe yo kumva inkuru nziza ya Yesu. Mu gihe nakoraga iriya filime ntabwo nari mfite uburyo bwo kumenya yuko igiye gukoreshwa nk'igikoresho cy'ivugabutumwa. Ubu rero ndabizi, ahubwo nashyiramo imbaraga zikomeye cyane. Abantu bahindutse bakongera bagahinduka, ahubwo ndatekereza yuko bakwikuba kabiri. Umunyamakuru ati Brian, byigeze kuvugwa ko ngo wasabwe gukina filime y'urukozasoni ngo usebye izina wanditse, byaba ari byo? Yego byarabaye, gusa ntabwo mu kazi bampaga bambwiraga yuko ngomba gukina iriya filime nitwa Yesu. Bansabye gusa ko nakwambara iriya misatsi nari nambaye, bambwira ko nyine nahura n'umukobwa tugakundana, tugakora imibonano mpuzabitsina igaragara, ibitsina byacu byombi bigaragara. Narababwiye nti ni ukubera iki mubishaka? Barambwiye bati turifuza yuko filime yacu yamamara, turifuza yuko abantu bareba filime zacu z'urukozasoni bakwiyongera bakikuba. Narabahakaniye, ndababwira nti oya, usibye no kuba naba nangije izina rya Yesu nakinnye, ahubwo nanjye ubwanjye ntabwo byabimpesheje agaciro. Umunyamakuru ati none se Brian, ni bande bagusabye gukina ibyo bintu? Oya, ntabwo nabakubwira ko abinsabye ntaho bahuriye n'idini runaka. Wabonaga yuko bashaka kwamamara no kureba uburyo abantu batungurwa bamaze kubona yuko nakiniye filime y'urukozasoni. Ndumva ari icyo ngicyo gusa nabavugaho. Kugeza ubu ngubu hashize imyaka 37 filime ya Yesu isohotse, aho ari filime yahinduye ubuzima bwa miliyoni z'abantu. Akaba ari filime ya Yesu ishingiye ku ivanjiri ya Luka. Muri miliyari 7 z'abatuye isi, miliyoni 3 barayirebye. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko ariyo filime yarebwe cyane mu mateka y'isi kurenza izindi. Abakaba miliyoni 300 kugeza ubu ngubu ku isi barahindutse kubera ino filime. Uyu mugabo witwa Brian Deacon, ubushakashatsi ukaba bwarerekanye ko hari abantu bamurota kuko nyine ari wamaze kwishushanya nk'aho ari we Yesu ku isi. Hakaba hari abantu benshi bamanitse ifoto ye mu nzu ndetse namushushanya mu bitekerezo iyo havuzwe izina Yesu bitewe n'iriya filime yakinnye. Ndagushimiye cyane ko wafashe uno mwanya wose warangiza ukadukurikirana mu kiganiro. Ariko mbere yo gusoza nabanza nkakubaza ni ibiki bidasanzwe wari uzi kuri uyu mugabo?